ikaze kuri Rubavu Buy & Sell, mukomeze kugubwa neza abakunzi bacu aho muherereye hose. Turabasuje tubifuriza ibyiza no gutangira umwaka neza wa 2025. Uyu munsi rero turi mu mujyi wa Gisenyi, mu mujyi rwagati. Twabazaniye Shwadil nziza cyane y'ikibanza kigurishwa kiri mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Rubavu. Babandi bajyaga batubaza ibibanza cyangwa se ukaba ushaka ikibanza mu mujyi wa Gisenyi, iyi Shwadil ntigucike. Kiri kugurishwa amafaranga make. Twashaka miliyoni 50, none ubu twagikatuye ni miliyoni 45 z'amanyarwanda. Miliyoni 45 z'amanyarwanda. Ikibanza kinini cyane gifite uburebure ku muhanda ku buryo babandi bakunda inzu za 2 in 1 ukaba washyiramo etage igabanyijemo nk'ibice bibiri, cyangwa se inzu ukashyiraho porutaye ebyiri kubera ko uburebure buri ku muhanda. Ushobora no gushyiramo inzu ebyiri zitandukanye kubera ko ni kinini cyane. Gifite square meters cyangwa se metero kare 575. Urumva ko ari hanini izo metero kare. Ku bazi byo kubaka urumva ko harimo ibibanza hafi bibiri bifite metero kare 300. Iyi kope rero ntigucike. Ibibanza ni Gisenyi byihagazeho kandi kiri ahantu heza cyane hano mu mujyi wa Gisenyi. Kubazi Gisenyi, uyu muhanda ujya kuri Petite Barriere urenze ku kigo cya gisirikari ukagera ku rukiko rw'ibanze, hari amashuri ahari bita ku Mubano wa mbere, aho ngaho rwose hafi n'urusengero rwa ADP n'urusengero rw'abadive rwahoze ari Zion Temple. Aho ngaho rwose iyi mari ntigucike, ni kope cyane. Ni hafi, urumva ni hafi yo kujya kuri Petite, ni hafi cyane, ni hafi y'umuhanda munini ujya kuri Petite Barriere, ni hafi y'ahahoze gare, ni hafi y'isoko rya Mbugangari, ni hafi, mbese ni mu mujyi rwagati. Iyi kope rero y'iki kibanza kiri muri C1 gifite metero kare 575, turakigurisha amafaranga make cyane. Ushaka ikibanza hano mu mujyi wa Gisenyi cyiza cyo kubakamo inzu y'icyerekezo, iyi mari ntigucike rwose. Miliyoni 45 z'amanyarwanda. Waduhamagara tukakujyana kuri iki kibanza ugahita ukigurira, kuko ntabwo gitinda. ni imari, ni kope, kiri kugurika, kiri affordable, kiri kugura amafaranga make cyane. Duhamagare kuri nimero zacu 0781 11 75 ariko iki kibanza ntikigucike rwose. Tubafitiye ibibanza byiza rero hano muri Gisenyi rwose. Harimo n'iki ngiki ntikigucike, ni kope cyane. Ibibanza gifite metero kare 575, kinini cyane, gifite uburebure ku muhanda. Urumva ko kucyubaka biba byoroshye cyane rwose. Kiba kiri strategique. Ushobora gushyiramo inzu ebyiri, ushobora gushyiramo inzu za 2 in 1 cyangwa se twin house, ubundi ukagira ukaba ufite kope mu mujyi wa Gisenyi. Iki kibanza ntikigucike. Metero kare zingana gutyo kuri miliyoni 45, kandi urumva ko twagikatuye. Cyashakaga miliyoni 50, none ubu kigeze kuri miliyoni 45 z'amanyarwanda. Urumva ko ari amafaranga make ugereranije n'ubwiza bwacyo. Urebe neza aya mashusho. Kiri ahantu heza, kiri mu event nziza cyane. Metero nka 50 uvuye kuri kaburimbo, nazo 50 ntizigeramo, ni nka 40. kandi kiri hafi n'ibikorwa remezo byinshi bitandukanye. Iki kibanza ntikigucike. Duhamagare kuri izo nimero, unatwandikire kuri WhatsApp niba uri kure, cyangwa se dusange Rubavu tukujyane kuri iki kibanza ukigurire, kubera ko ba nyiracyo barahari n'ibyangombwa birahari. No kugukorera mutation uramutse uzanye amafaranga miliyoni 45 z'amanyarwanda. Wakigezeho ukagisura, ndakeka uzi iby'ibibanza ntago wakigaya, ahubwo wenda wowe wakibura mu mufuko udafite ayo mafaranga. Ariko uyafite kandi ufite na gahunda yo kuyatanga mu kugura ikibanza hano i Rubavu, ahantu wayashyira ni ahangaha. iyi UPI y'iki kibanza ikakwandikwaho, ubundi ushaka kuzubaka mu minsi izaza cyangwa se ushaka kubika amafaranga mu bibanza ukaba ukiretse aho ngaho rwose, mu minsi mike bakaba baguha na miliyoni 60 na 70. Iyi mari ntigucike. Duhamagare rwose nka Rubavu Buy & Sell, ubundi tukujyane kuri iki kibanza wigurire. Kiri ahantu heza cyane. Urabona ko kiri no mu mazu meza cyane, kiri ahantu hatuwe hameze neza cyane. Ntucikwe rwose, ni heza.
murakoze mugire ibihe byiza.